Kigele bayicakira ayikubita bayikinaza amajigo bayikuya mame bayikata amabi haga n'insonza nakona ugize ngo cyarwose nitira gasheki no nzara muri Kigali ari ngeze hari pe gacakahera ay wazanye amazi yanda bita fara bivuze ngo kubita kuri kakanya amazi what be this babarira isheke ryanjye wimazeho nagari ngiye do nagari ndaguhanyo nagari ngiye babana nago ndongera nagari Sakabaka Empire Turi number 1. sha umva izo rimeze nabi ndakase inzara zifite inzara muri iki gitondo ntago nakwemera ko shonje ugize ngo iki kandi ngiye ibiryo nari umusibije ubundi bikindi mose wese uzajya ujya kuvumba mu mano ako sha umunsi abantu baragiye gupfa abandeba uzajya ujya ubwo ejo bundi nagiye kuvumba igitarama ngiye n'amaguru kandi kari kafuye ari hapfuye akana ngo kare kishwe n'uruzi ariko hari umuceri naranawuzanye abanyanembwa ko tambwe ngo tujyane ku Yesu uri kumbwira we ngo nujye uvumba ngo igihe abantu baragiye gupfa hari umuceri hari n'inkoko wende byo umunsi nari kuberya byo umunsi ari kuberya umuceri tekereze ko naje n'umugore wanjye atambwira ati sheri ndabona uri kuyaga cyembareze cyo gusa ibyo ngibyo rimo mbwira biranyemeye kwanze ko sinatondo igitondo urashonje nasonza ese tubigenze gute nimba ushonje buretse zo amaso yakuna tukuye mu kanya buretse ndaba nkubwira n'uburi uyu munsi nanzara ndi buhurira turashize no kandi ibyo mu inzoga kunywa inzoga wese umwitabi bibugejeje jewe se zibiba bya mu mishinga yo kugura imodoka yego mu mishinga yo umaryo umaze kugura zingahera cyangwa sogokuru wayaguze zinga hata nimba ataraziguze ariko yari icungo mu wazana yego ahubwo wowe mbona uri iki ibyo tubereka sibyo dushakisha ikintu cyatemeye kungurana ibitekerezo kumwana ariko rero impamvu ukuntu nyine twashaka amafaranga tukakizirwa amafaranga ubona ko no kwishyura mwana uzi ko nariri yateme mwana bari abantuze bari barara bashaka kuri twirukana rirateme ryo rwose udatanze ya bushi rirateme barari gukuramo nabi uramenye ako kantu ni kabi byakomeye ko mugabane turi bubigenze ariko nanjye nyine ndashoje ko nikaki tukajya gushakira amafaranga dushake igitiyo nyine n'ipiki tujye mu kiyede no Kigali ni danje je ngore kiyede akoze ukoranya na imbwa uzi kusuzugura ntago wagikora kiyede nje ntago wagikora je ngore kiyede undi warasa je ngore ni wowe wambura kiyede kike warizo urarangiye rakureba kirangi karakara umuntu abayikora irangarakara umuntu abayikora wese umwe sasa se nje mbonye ikinyabeze aho wisonze kudashaka gukora kiyede none se gusonza n'ikiyede birahurira he biri guhurira ko udashaka gukora kandi ukagenza turashize no kandi ndashaka no kudakora ese ikiyede nicyo nese abantu bose bakora muri oya buretse muri nosi abona bose batunze bafite n'ingo bakiza batunzwe n'ikiyede ntabwo bakora banyugura igitekerezo gukora iki Yesu mbona umeze nka kindangara tujye biribwa n'abanyabwenge tujye tubigeza muri no Kigali byarakomeye ko no Kigali igeze twacapura n'abantu bose duhitane ko duhuye nako kose duhitane uzi ibintu biri kubera kwa Kabuga hano hirya bari kubazana imfungwa ibirara ibyateye abantu ibyuma byabashapuje amashakoshi none ngo duhitane wenda urana kinzara nyine kano kanyiri nanjye nubwo nabwa gusicoje ndumva ariko ngiye ni gake ngaho yajyandanya n'imbwa ntukagarara by'amaguru nyine ni gake sasa hano hejuru za Kigali twajya gucaga gasheke umuntu akaba yirengeye tugapanya na imbwa ugishe kibu cyagutu oya uba wirengeye ugashaka aha nani isu rero Kigali ayenda tugashikuza kumbate mwana ibyo bintu ntago bikunda niba ufite gahunda umuntu dukwiye kuranya rero wanyene mbwana nukanyosha uri muranyosha ngo njye kwiba turashize none yewe mwoshya byari imikino ari mu bwizo kore nore ko muri munyosha ngo tujye kwiba ariko
sha mu ruhengeri bive ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi. Umva nkubwire wakintu hari umucamo wambwiye mwana ngo biriya bintu bivamo amafaranga avuye mu gupfura agikubitana ngo n'ikigote ngo kikakwihera amafaranga urakizi ntabwo byakunda none kuri iyo system nanjye iyo nyigezeho kuri iyo system nanjye noneho nza rero ntabwo twajya gupfura uragenda ubundi nakugiriye inama urashaka no inama ndangiranye ariko nimva yo ntago waze ko kwa nini uranyumvisha kibira kuri mwumvisha se ntago iki uvuga induru ntacyo ndaguhaka kandi ariko ndagwinjene cyane nta kibazo kwa kagasaza twe hano hepfo Kigali handi manutse mu gatsata kandi twitwa gaca gaca kariya gasaza kandi bizi saka kandi koko kagira ibisheke kandi bizi saka bakari gupfubura gafite umugore mwiza bizi saka ari gupfubura kandi bagenda ukagakuruka inka data turashize none umuhungu ahita agenda aka kanya byari imikino iravamo Imana yanjye inzara muri ino Kigali imeze nabi uzi ko yabinguraga njya nabikomeje ndamushutse abahibereyemo abasekirite baramuvuna amaguru Imana bayasongora ntazongere kunsakuriza urazi ko mwohereje ari umutekano nagenda uraza kuganira nijoro atazi Don't want peace. I want problem. ariko sha mu ruhengeri inka data turashize none kandi byari imikino iravamo ibindi aho mbona umeze ngazo wagiye ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze ngazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu Don't want peace. I want problem. Sandeko aka kanya usunyibagirwa sino wa Mungu mubana agenda amureza uwo turarwana kandi wowe ndava kwirasira boro warangiza banyine mubwira ntabwo nanshuti no Mungu mubana ubusaka kanya Mungu mubana byari imikino iravamo ibindi uvun cyakora kira nongeye nari ibyo muriro cyangwa gutanga uburyo bwo kogosha ingagi nako nakunguhaye turakokuzikira ndari cyo hoze icyumura kijyana mvembera ariko ngenda kubita umuntu hano cyebera kureba ndakarye nyuvugore ntabwo ngo shaho zindana nayifite gusekura nimba ushaka amahane ukora iwe
niba ufite gahunda ukore Kamurokore ntugakuye kamurokore cyamurokore baratiri n'inshuti cyakoze ndakwishyura yare kurayore nanjye nkimirira magato nanjye nimirira kamera nuza cyangwa ubirwa n'izo I want problem. kamurokore irajya wigenda wegenda ututi muri swazana n'ibyo tuzarya aho kumwe kakubwiza ko twajya tunakora n'umushinga wo gukora isukari tukajya kwikorera isukari ubundi bayikora gute we byo birakureba Ariko nanjye ari tuzabyikaho nyuma ariko suramira igikamera amashashi ndagukebesha ikintuza umuntu ujya kwizanira tuzajya dukura amaboko mu mifuka mwanya na zimbwa mwe tujye kwikorera genda baguhe inyuma agize ngo cyangwa niho mbikuye inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi. Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kumushingaji ukabuya ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakoresha ukasirwa ibisheke byanjye nari kuzabigushora ndebe babimaze no kukimana uwanyire ku muntu iko n'amazi akima ari bisambo byo muri karita simbyemera nabo nabyemera ngewe birashoboka ngana ndetse wakiriye baje barabicara bitwara aba baginga ndabafata amaherezo ndaza kubafata oya simbyemera rwose ahubwo se uriya muntu ubona ari gufita Don't want peace. I want problem. ya ahantu uri guca abantu bambona birabyo kwa dore n'ahana gikokoreye we none ndabimaraho kajye kwa murokore agikoko inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi. none ntabwo banero uze kagiciye abantu amanuka hasi cyarwose Ariko sha mu Ruhengeri muri Kigali ko bari gutanga Ingeze uburyo hari bwo pe. kumushingaji atakahera nkabo mbona umeze ngazo waje Ayayayaya. wazanye amazi yenda gita fara bivuze ngo kubita kuri kakanya dore amazi igiti cyane none dore ntabwo ndonje Babarira ibisheke byanjye babimazeho nagari ngewe do nagari ndaguhanyo nagari nge ndabona ntabwo ndonje nagari nge abo we ninda giciye hano iki gisheke ndamukwereka simbyemera ndamukwereka babarira basi do nama babarira ntabwo ndongera ntabwo nagiciye ibisheke byanjye nzi ko nzabigushora ndebera uzabigurisha ntabwo ndongera babarira ninda igisheke hano ndajya kumukwereka bajya kumunyereka ndamukwereka ntabwo ndongera hano ni ujye ugenda wutuma amazu y'abandi bakira amazu nabwo byarakaze bagufasha ugishinga gatsindwa ninda nciye igisheke ndamukwereka arimo aranakibye ubu ntabwo arakimara tugende ku bisambo mbega umwaka ngurangwaho jita uri umugome tugende ndakwereka rwose ibyo ushatse bakora gukubita kuri ka kandi wamaze wumvise ko gukubita kuri ka kandi umaze azana amazi ndebe asa mu ntihagikokore batara akanya iyi ntabwo kandi ntabwo turi kumwe we yizanye igende bayicakire ayikuto ayikimeza amajigo bayikuramo amenyo bayikata amaka ndadushyira ahangaha n'insonza nako nakuri ariko yari hano none agiye yari hano agiye yari I want problem. ngana hano do acyasi ndakubwira
uza gutora aka akazi tuyakora nyoko cyangwa ngaho aracyasigaye arado aracyasigaye kambaza ngo numva wandete nkimiriraho se ko n'ubundi ugiye kwanyura aranaryoshye aya aha ibintu usabyanjye byose bimaze ntago ari ngewe ntago ari igiki ndakwerekana hata ndakwerekana hata ndakwikukira ngenda kwerekana hata kandeke none kano ngari akwa kandeke niwe nyoko kandi ntago ari nge ubune kuza gushora ndebe bagasukaye we bagasukaye yawe ntago ndongera Hane kibyeyi we ariko urambiza ndaje nguhane ndahise yiruka niwe mbasante kandi ngunza nyana niwe kiba kiri aha niwe kiba kiri nyine nase ubona kwigirwa niki ntago ari nase unjanye nase umujyanye mujyanye na ngomba mana ko ku mutwe n'ubwo cyari kimeze nyoko barakiri kaje nase unjanye hebo ujyanye ngiye gufunga icyumweru usobona abantu ubonye nase uzabungaburira mugaburira ngera ngiye gukura amaboko mu mifuka ngakora basi nkareka kwiba ugakora nshimye ni kamwe konyine ariko buriya mpe ako narwo njye urugace ninjya ubone cyane nase ubu hano muri n'undi kuko ndaba ndamye bose hano ntabwo ninjiramo pe wajye kwa mugabo nase ubu hano kuko nunyinjizamo biragenda bite urinjiramo ayayayaya mbega urupfu ntabwo nzongera ninjira ayayaya se nuko bimeze mbega mugabo Nigava mu mbaje aha nase bose wanyinjiranye gukinjana gusa ikibazo uzava mu mbajije cyane ubwo ni kwigurira gusa gumamo ndaje ndakwereka mu sendo inka data turashize none kandi uracyarimo imikino iravamo ibindi no gufuko munajya ikibazo ariko uracyarimo ko bari gutanga uburyo bwo kogosha abagiye ukabuya ni kigali ntabwo mbona umeze neza wagiye bakakogosha ukasirwa taciye he inzozi cya y'umuti ntacyo gisigayemo ndabaho gutego dore ikintu asize mu nzu yonyine inzu yose asizemo injerekani nawe uko yamenetse ubu ngubu sinzongera gufungirana ibisambo we mu nzu yanjye ibisambo bimuzeho no kuri kw'Imana nzifashe monera reka njye kumurega ni ukuri kw'Imana